Ukanongana shuko. Nakore ko Imana. Waje kakaya. Cheka byihorere mwana uzukona nabo ndashaka. Amakuru angeraho aravuga ngo umuntu yaramuhamagaye aramubwira ati John ngo ntuve i Kigali udacumise Nyirabitanga ko nanjye naramurongoye ubundi ngo arazura kimusigara gitatamura ngo iyi niyo mpamvu wavugiraga John. Ndamuvugiye twumvikane. Ikaze inshuti bakunzi ba Trending News, murasuzwa nanjye Anike Kitu hano kuri Kitu TV show. Niba ko uri umuntu mushya hano, ushobora gukora subscribe, like, comment and share kugira ngo ibiganiro tubagezaho biri gutrendinga ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye namwe bijye bibageraho gatanu kuri gatanu. Ku munsi wa none rero tuje kuri no nkuru, ni inkuru ya trendinze mu cyumweru cyashize ariko n'ubu ngubu ikaba ari inkuru igikomeje gutrendinga, aho bisa nkaho ari bwo ahubwo iyi nkuru iri gutangira. Ni inkuru rero ivuga kuri John na Eva. Murabizi yuko Eva wa John yavuye inaha mu Rwanda yerekeza hariya muri Amerika ajyanwe na John. Murabizi yuko iyi ngiyi ni kapo yatigisije imbuga nkoranyambaga mu mwaka watambutse cyangwa se mu myaka yatambutse. Nibo mbese kapo nyinshi zafataga mbese nk'icyitegererezo niko twavuga. Murabizi rero byaravuzwe cyane, n'ahangaha iyi nkuru twaje kuyivugaho ubwo twabazaniraga amakuru ndetse n'icyo Eva yari yatangaje kuri John, aho yavugaga yuko impamvu yatandukanye na John ariko John yamucaga inyuma, noneho akamuca inyuma no ku nshuti ze. Iyo nshuti rero cyangwa se izo nshuti kuko yavuze ko ari nyinshi, ariko twabashije kumenya inshuti imwe akaba ari inshuti ya Eva. Uyu John yaba yaraje mu Rwanda akaba yaryamana nayo, ari nayo iri gutrendinga ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'ayo majwi muri kumva, yaba ku mbuga nkoranyambaga nka X, IG, YouTube, Facebook. Niyo nkuru iri gutrendinga ndetse no kuri Space, iyo niyo nkuru iri gutrendinga muri uno mwanya. Biravugwa yuko John yagiye kuza mu Rwanda ariko akabanza akavugana n'umugabo mugenzi we. Ntabwo twifuje kuba twamentioninga izina rye, nawe ni umudiaspora. Nuko uwo mudiaspora aramubwira ati harya urashaka umwana uzarya hariya muri Kigali kandi umwana umeze neza, umwana uryoshye. Undi ati kabisa ndamushaka. Uwo rero yari John uri kubwirwa n'undi mu diaspora. Arangije aramubwira ati nyamuna nugera i Kigali mu bantu bose uzaryamana nabo ntuzave i Kigali utaryamanye n'uwitwa Nyabitanga. Uyu Nyirabitanga rero muramuzi, ni umukomedian, anafite platform yiwe muri Gens Comedy, muramuzi. Niwe rero waje kuba yaryamana na John, ndetse nk'uko Eva yabivuze ntago John agira ibanga, kuko aya majwi muri kumva ubwayo ni John urimo urayasakaza ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'uko yagiye abibwira abantu batandukanye. Mbese ni nk'aho inkomoko ari we, kuko abantu yagiye aha izo voices nibo bari kugenda bazishyira hanze uko umunsi weje, uko bwije, uko bukeye. Nibwo rero uwitwa Nyabitanga yaje kuba yakinjira muri no nkuru ya Eva wa John na John. Ndetse murabizi yuko mu minsi yashize byavugwaga yuko intandaro yo gutandukana kwa John na Eva ari Eva, bitewe n'uko Eva yaba yaracaga inyuma John kuri Nzungu. Ibyo ngibyo ni inkuru yavuzwe, ntago ari inkuru mpimbano ndi guhimba, aho abantu iriya muri Amerika bagiye bavuga Eva bakamuvuga bitandukanye, ariko Eva nawe aravuga ati ibi byose ubyishe inyuma ni John uri kunsebya, John kandi urabizi neza yuko
buri kimwe cyose kiri kujya mbere ari wowe ntandaro yacyo. Ati rero wikomeza kunsenya kuko kuva nagenda navuye aho ngaho naguhaye amahoro ngusigira amahoro yawe, nta kintu na kimwe nakuye iwawe, nta foke, nta kiyiko, nta gikombe, nta sahani, yewe n'amatasi twasize mu Rwanda waragiye nyine. Mbese ni ibintu byajemo saga nyinshi, ariko amakuru ari kutugeraho nuko uwitwa Nyabitanga ari we nshuti ya Eva yaba yarababajwe nuko John yaba yaraje mu Rwanda akaryamana n'Unyabitanga, aribyo byahise bituma Eva ava mu rugo akagenda, bitewe nuko yari yamenye amakuru yuko John umugabo we yaryamanye n'inshuti ye magara Nyabitanga. Niho rero biri kuva. Reka twongere twumveho Godfather ho gatonya, ndagaruka n'ikindi kiganiro mu kanya. Caca. Hi. Hello. Ufite nk'umunota umwe? Eh? Amakuru angera haravuga ngo umuntu yaramuhamagaye aramubwira ati John ntuve udacumise Nyirabitanga ko nanjye naramurongoye. The live my friend wiseka. Agoze gutwa. The live no urabizi nge niko bimeze. Aramubwira ngo urukumva ngo ntuve Kigali udacumise Nyirabitanga ko nanjye naramurongoye. Ubundi ngo arazura kimusigara gitatamura. Ngo iyi niyo mpamvu wavugiraga John. Namuvugiye. Twumvikane. John yarakuriye cyangwa nuko guharabika? Godfather. Nakubwiye ko ndi live. Ibyo wa live utari live ibyo nuko mparabika. Cyakoze ikirenze kuri ibyo. Ntabwo ari ukuguharabika. Kuko ntabwo njya vuga uburetse gato. John mu kanwa ke urimo kunyumva? Ati harakabaho Nyirabitanga unyara. Bro. Ufite audio y'ibyo bintu se bazi? Ndabaza ntega amatwi. John ibi bintu ntabwo aza kubihogwakanira kuko weremera ko yakurongoye. Ari he hari? Abihakana. Agwa bihakana. Samba baranze muri casque ndi muri salon ze tuvugana sibyo? Ngwino ntaribi. Ngiye sinyavuye inkuru idafite amagambo byaba bibabaje. Ko mvuze kunyaruga kwepa Nyabita uri umusitare garuka. Nimuze musharinge live. Va muri casque uri muri salon yivemo mada. Nukuvuga ngo narababwiye ibintu ntabwo biba byoroshye. Nzabwira ngo bavuze ngo dukomeze ntidukomeze mubinyereke ko mushaka ko inkuru ikomeza. Inkuru ya John nibwo itangiye ntirarangira.